nibwo ndyamye njyewe ubwanjye nagiye kumva ijwi numva ririmo rirampamagara. Rimpamagaye ngira ni umuntu uri kumpamagara hanze, ndabyuka ndagenda ndamwitaba, nyamara ngeze hanze mbura umuntu wari urimo arampamagara. Ndongera ndaryama, maze kugenda baramujyana mu kigo cya gisirikare baradufunga. Maze kudufunga ubwo baratubaza, bakajya birirwa batubaza ibyo badutumye, bati si badutumye ninde, bati igihugu cyanyu cyarabatumye mwaje kutuneka. Tuti rwose nje nari nje kwishakira ubuzima inahangaha n'iki nuko barangije bati reka dusuze mwese abakurikiye narayibonye tubabwira ngo mumeze mute, murashima Imana, kandi aho muri hose dukomeze kubabwira ngo Imana ikomeze ibishimire, Imana ikomeze ibagirire neza. Turi mu bihe bitoroshye ku bantu basenga cyangwa se ku bantu bizera Imana, ariko ni muhumure Imana izaturengera. Reka tubabwire nabi Imana yibutse mujye mugerageza mugire gutya mwibuke n'abandi. Iyi ni Narayibonye TV, hano imbere yanyu hari umushitsi, ndagira ngo atangira twibwira. Murakoze cyane, mbanje gushimira Narayibonye TV, koko byanga byakunda Imana tuzanayibona. Amen. Amazina ababyeyi banyise Habineza Isaac, ariko Imana yaraje iransanga irambwira ngo ntago nkwiye kumwitira iryo zina, ahubwo nkwise Saduraka. Iryo niryo zina nitwa abantu bose banziho, cyangwa se izina ry'ubuvugabutumwa ni Saduraka cyangwa Meshake na Bedenego. Imana ikomeze kutugira neza cyane. Amen. Imana iguha umugisha. Ubusanzwe uri umupapa uri umusore? Ubusanzwe ntago ndashaka, ndacyari aho ngaho, ariko mu gihe kiri imbere Imana izabikora mu izina rya Yesu. Amen. Waramaze kutubwira rero amazina yawe, uri umuvugabutumwa, tubwire noneho icyo ukora mu itorero. Ndi umuvugabutumwa, mvugira Imana. Imana yampamagaye 2014 ndimo gusenga ahantu ntazi Imana, irambwira uti umuhanuzi araza arambwira uti mwana wanjye ndashaka ko nkorera. Ntese gukorera Imana ni ibiki? Ntago nari mbizi, ariko ndavuga ari Imana ari umuntu Imana itumye, ahari ubwo wenda Imana ni Imana se. Ntago nari nzi Imana, ariko mu by'ukuri numvaga bavuga Imana, nkumva mfite amatsiko yo kumenya Imana. Uwo muntu abimbwiye rero, turimo turasenga ahantu bya bindi by'imikino bisanzwe, ndataha. Maze gutaha hashize nk'icyumweru numva umutima rukongera kumpata kujya gusenga. Nsubira gusenga, ngeze gusenga n'ubundi umuhanuzi arongera araza aravuga ati ibyo urimo byose nushaka ubire kuzankorera. Ntese Imana nzakorera ni cyangwa niza Mana numva bavuga zimwe zo mu Rwanda? Ese ko numva no mu Rwanda bavuga ngo hari Imana y'u Rwanda, niyo ngiyo yagutumye? Bati ni Imana yo mu ijuru, niyo ngiyo niyo uzakorera, byanga byakunda uzayikorera. Rwose ntikeretse ntubwo sinone ubwo nzayikorera mu buhe buryo, ko nta mafaranga ngira, ntiba ari ibiceri 500 nageranye ngo ibireka mbibahe, ubwo ndayikoreye reka nitahire. Ni ntago ari byo biceri twagusabye. Ubwo ndataha n'ubundi hashize iminsi, noneho baza kunsura mu rugo ngo Imana irabatumye. Ubwo baranganiza, ariko n'ubundi nkomeza kwinangira umutima, sinemera ko ngomba kumva ibyo Imana iri kuntumaho. Hanyuma igihe gishize nibwo ndyamye njyewe ubwanjye nagiye kumva ijwi numva ririmo rirampamagara. Rimpamagaye ngira ni umuntu uri kumpamagara hanze, ndabyuka ndagenda ndamwitaba, nyamara ngeze hanze mbura umuntu wari urimo arampamagara. Ndongera ndaryama, nk'ejo bukeye numva umutima wanjye ntago mbese ufite amahoro, nongera gusubira gusenga. Ngeze umuntu azarambwira ati nyamara uwe Imana yaguhamagaye, ahubwo nushake utanyura ikorere, ko nutayikorera uzagira ibibazo bikomeye. Ubwo nuko bibaho ngaho, nanga kumvira Imana, ntanya ahubwo nicira inzira, ndavuga reka ibyo ngibyo bari kumbwira. Ubwo njya mu Buganda, ngiye gupagasa, ndagenda, nta byangombwa nagiraga byo kunjyana mu Buganda, ahubwo nyura muri Panya. Nyuze Panya baramfata. Ubwo mbere yuko bamfata nanyuze muri Panya, baranyambutsa ntanga amafaranga, ndagenda ngo ndi guhunga Imana, bantegera bisi. Ngeze ahantu bita Imbarara,
bati ni ugutanga ibyangombwa. Ubwo abantu bose bava mu modoka n'iki barerekana amarangamuntu, bamaze kwerekana amarangamuntu batiweho ko ndi kuba ntaga baprofite bimeze bite. Ubwo mbura icyo mvuga, bati ngo buri hariya rero. Ubwo banjyanye ubwo bahita banjyana mu kigo cya gisirikari, banyeje mu kigo cya gisirikari bati tubwira ibyo bagutumye rero. Ninde wantumye? Ubwo hari nka ryari? Icyo gihe hari hashize nk'umwaka 2015 nka gutyo. Bati tubwira ibyo bagutumye. Ninde wantumye? Ntiturabahaza abanyarwanda, mwebwe muba muri kuducengeramo ahubwo turakwica nutatubwira. Nti rero nta kintu bantumye. Rero kwa kundi Imana ibishaka, ubwo nari mfite Bibiliya. Ndavuga rero iyi Bibiliya ubwo bagiye kumfunga reka nyigendane. Mfata Bibiliya ndagenda, maze kugenda baramujyana mu kigo cya gisirikari baradufunga, maze kudufunga ubwo baratubaza bakajya baratwibirirwa batubaza ibyo badutumye. Bati si badutumye ninde? Bati igihugu cyanyu cyarabatumye mwaje kutuneka. Tuti rwose nje nari nje kwishakira ubuzima inahangaha n'iki. Nuko barangije bati rero ntubyashoboka, ubwo ntabo batumye tugiye kubafunga, batujyana mu rukiko. Maze kugera mu rukiko badukatira amezi 3 muri gereza. Muri gereza muri Uganda turagenda dukora ikintu bita guhangayika. Nibwo navuze Mana koko ujya usubiza. Noneho ku buryo bazaga gukinga urugi tukabura uko umuntu yaryama. Umukuru wa gereza akavuga ati mu gihe nkikingura urugi rukemera ntago gereza yari yuzura nzazana abandi. Imana noneho turapfuye. Muri wowe uri kunyumva uri Uganda, humura nubwo waba uri muri gereza Imana izagutabara nawe uzataha. Ukuntu bafunga muri Uganda ni bibi cyane. Wenda turashimira igihugu cyacu kuba uyu munsi cyarabikemuye, akaba nta banyarwanda bagifungirwa Uganda, ariko kiragiye byari bikomeye. Kiriya gihe byari bikaze. Byari bikomeye cyane. Ubwo rero niho rero ivugabutumwa ryanjye ryatangiriye. Ntangira kujya nsoma Bibiliya, ntangira kujya ndavuga Mana wasanga ibyo uri muri gereza. Ndi muri gereza. Ubwo nibwo natangiye nkajya nasoma Bibiliya yanjye nagendaga nayo nkayisoma. Nayisoma ubwo muri gereza abantu rero bose barimo barasenga. Reka nkubwire wowe unteze amatwi uri kunyumva, ntuzifuze gusenga ari uko wageze mu byago. Bizakubabaza cyane. Kubera ko nusenga ari uko wageze mu byago, Imana izatinda kugutabara. Usibye izabigushaka, ariko nusenga ari uko uri mu byago n'ukuri bizabibabaje. Ahubwo senga utarakira ibyo byago. Haleluya. Nuko rero ubwo tukajya tujya gusenga, Imana ikagera tubwira ati muzataha. Tuti ntago bishoboka ko twasanze arimo abantu bamaze n'imyaka 10. Kubera aho baragufunga ushobora no kumaramo n'imyaka n'igihe kinini nta muntu waraza kukubaza ngo baragufunze. Kubera nyine uri mu gihugu cy'abandi. Ubwo kubera ayo masengesho twasenze, twagiye kubona tubona baraduhamagaye tumazemo amezi 2. Tumaze kumaramo amezi 2 tubona baradufashe batusubije mu yindi gereza, bati tugiye kubasubiza wanyu mu Rwanda. Tuti Imana ushimwe, batujyana kuri polisi. Mumaze kutujyana kuri polisi tumara iminsi 3, nibwo twagiye kubona mu gitondo baraduhamagara bati no gusubira iwanyu mu Rwanda. Nta titi Imana ishimwe. Muri amezi 3 habadusoneye mu kwezi kumwe. Amezi 2 mwarakobise. Ariko duhangayitse noneho ku buryo ngo mwaryaga kangahe ku munsi wundi. Ubundi barya saa 9. Ubundi barya ibiryo barya ni ibigori. Ukuntu ibigori byera, urabibona ukuntu ibigori byera. Babibetana n'ibitiritiri byabo. Nibyo biryo barya. Apana kuvuga ngo barahungura, oya. Babetana n'ibitiritiri. Bwari ubuzima bukomeye. Ubwo ni kubirya saa 9 ibiryo bingana gutya, ukazongera gutegereza ikindi gihe ejo nka saa 9. Mbese bwari ubuzima ku buryo urwara ibintu. Naje nararwaye ibintu ku buryo wishimaga ndanuka inkovu zashize. Byari ibintu byari byaratonze umubiri imeze nk'uruheri, ariko atari uruheri, ari ukubera kurya ibyo biryo bimeze gutyo. Mbese byari ibintu bibabaje cyane 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 cyane. Wenda sino kuba ari n'ubuhamya n'iki sinakwifuriza n'umuntu niba unasenga cyangwa utanasenga, ariko ntukajye ukunda kunyura muri panya n'ibintu bibi. Niba gufata n'umuntu uzahura n'ibintu bikomeye cyane. Byukora ibintu binyuze mu nzira nziza. Ubwo buzima ko numva bwari mwaryamaga gute?
kuryama reka mbikubwire rero sinzi niba wenda nabikwereka gute. Urabona kuryama ni ukwicara, umuntu akicara gutya agasutama, undi nawe akaza akicara imbere ye gutya nawe agasutama. Mwamara gusutama mukegerana, mwamara kwegerana umwe agashyira amaguru muno mu bitugu by'undi umaze kuryama, mumaze kuryama hasi mukaryama, umwe agafata amaguru akayarambika hano nawe amaguru ukashyiramo hari, noneho akakwegera nawe ukamwegera kugira ngo abantu babone uko baryama. Byari ibintu bikomeye cyane. Ntago nabikubwira, ntago wowe wabyumva, ngiye wabyiboneye. Waranze gukorera Imana igukandira ijisho hariya rero. Nuko rero ndavuga se ibi noneho bimbayeho n'ibiki. Icyo uko kuryama rero babyitaga ngo ni ikibaramo. Ikibaramo abantu banyurikiye bandi bashobora kuba babizi ngo iyo mwabaga isaha zigeze kuryama baravugaga ngo tugiye mu kibaramo, ubwo kwari ugusenga nuko urwanira kugira ngo ubone aho uryama, kubera ko wabaga uhagaze wabuze aho uryama. Dore inkoni we, uzi singo inkoni baragukubitaga bande zine mfungwa habamo abasekirite bashinzwe gukubita abantu. Noneho bo bagira abantu babakire nyine baba bafite n'amamatoro, ugasanga yatanze nka miliyoni, we baramufunze yiryamira kuri matoro hari, wakwibesha ukayegera. Dore inkoni we, Mana yanjye we, ukarya inkoni ukibaza niba noneho uri umuntu cyangwa utari umuntu. Ubwo buzima rero bwaje kurangira, mbona mvuye aho ngaho. Twa tumwe n'abanyarwanda twavuyeyo turi kumwe n'abanyarwanda 60 hafi n'8, turagenda batujyana ahantu i Nyagatare, ahantu bafatiraga abantu nyine bavuye mu ibyo bintu bitemewe n'amategeko, banyuze mu bintu bitemewe n'amategeko nyine babagariye mu Rwanda. Ubwo nyine abanyarwanda tuhageze bati mwihangane niba bimeze gutyo turabizi, ntago turi bubafu. Ubwo twe twari tuzi ko bagiye kudufunga no mu Rwanda, ariko tugira amahirwe igihugu cyacu kitwakira neza, tuba tugize ayo mahirwe, tuba turatashye. Ngeze mu Rwanda rero ntibwo sibwo ubwo kwezi gushize ubwo mba ndabyibagiwe. Kwezi kumwe gusa ubwo sibwo nkibyibuka ko ibyo byambayeho ko yibagirwa vuba ra nyine nahise numva nyine ubwo nyine bwari ubuzima nyine ubwo birarangiye, nta kindi kintu umuntu yarenzaho. Ubwo nikomereza ibyanyu ndavuga ngo nzanasubirayo ariko ngira amahirwe mpura n'umuntu ati tugiye gusenga. Ubwo nyine ibyo byo gusenga ni nabivuyemo, tugiye gusenga nibwo natangiye kumva najya mpora nsenga kuva icyo gihe. Ubwo twari tugeze 2016, ubwo icyo gihe ntangira gusenga, ndasenga kugeza na n'uyu munsi ndimo mvuga Imana, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, kubera ko Imana nyine ni Imana. Nta kintu na kimwe wakora ngo ugereranye Imana n'ikindi kintu cyose. Imana ubwayo irihagije. Kubera ko iyo bitihagije uyu munsi wa none hari abantu benshi baba baribagiranye. Wenda urimo ndeba uku nguku ndi bukubwire ubuhamya bwinshi, ubu ndeba navukiye mu bana 6, ariko uyu munsi tuvugana ubu ngubu n'iri koti nambaye buri kamwe ndikuyemo kugira mvuge neza, ariko n'Imana ari nyihereye. Ariko kubera ko Imana ntago ijya yitiranya amazina, Imana yo irihagije kuva hasi kugeza hejuru. Nta kintu na kimwe wakora rero kugira ngo ufate ubumana bw'Imana ngo ubihe ikindi kintu. Ubwo ni gutyo rero Imana yaje iza mu buzima bwanjye,